Kuba president kumva aho kugira ngo abantu barwanya leta babona aho buririra wa munyamakuru ntabwo nziranye nawe cyane ijambo president sinzi bimenye yarinjiriwe ntabwo abiza ahubwo naze tumurambure Apotre Mutabazi aho uri hose birashoboka ko nta udatsindwa nta utananirwa wemerewe gusanga mugenzi wawe ukurusha ububasha cyangwa muri mu rugero rumwe akakubo nimba ngo barayigize gute ntago mbizi niyo mpamvu uze ngo ni karande reka tuvuge kuri iyi karande. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu dukora buri munsi bicano kuri YouTube channel Ishyo TV. Ye nitwa Lani Claude Nzamuramba umaze kumenyera. Reka mbahaye ikaze aho muherereye hose niba ari bwo bwa mbere kurikiye ibiganiro byacu ikiza nuko wakanda subscribe kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ikiganiro cy'icyagera ukibone uri mu bambere. Kuri kamera zacu ntabwo ndi jyenyine uyu munsi ndi kumwe na Prophet Patrick. Amahoro y'Imana. Uraho neza? Turashimira. Ubuzima busanzwe bimeze bite? Ubuzima busanzwe turimo turasenga Imana, turimo turabona Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ariko harimo n'utuntu dusa n'intambara mo gake gake, ariko intambara zizarangira. Izo ntambara rero nazo tugiye kugarukaho abantu mukurikira social media muri iyi minsi. Murabona inkuru zizenguruka za Apotre Mutabazi, ujye umumenya nawe? Apotre Mutabazi njya mumenya nubwo tutaraganira cyane ariko njya mumenya. Ni umuntu w'Imana nawe. Uriya mugabo ni umuntu w'Imana ariko akaba n'umwambuzi. Ampaye nka data. Ni umuntu w'Imana akaba umwambuzi. Biriya rero bibaho mu buzima bya Kayizari, tugomba kubiharira Kayizari nyir'ubwite n'iby'Imana tukabimana. Bon, ntabwo nanjye bimuhamya as such kubera ko ikintu cyose kibaho kubera impamvu, ariko buriya hari umwambaro dukwiye kwambara tukaba n'intangarugero abana b'Imana. Niba wahisemo kuba ntabwo nzi niba ari Imana ibabagira cyangwa se babyigira, niba wahisemo kuba Apotre kankorese iryo jambo kuko bahamagarwa sinari impari. Hari wigeze kubwira Amag the Black ngo barahamagawe amajyamo se kuyihe nimero ko nangi yangiriho ko batampamagaye iyo Mana kwitamamagaye, ariko ntabwo tubipfobeje. Ariko nanone hari ibintu bigenda bigaragara ku muntu bigatuma wibaza utubazo tukaza. Ntari giye muri byinshi. Apotre Mutabazi ntabwo nari muzi hiyo ngeso, shobora kuba yadukanye vuba cyangwa ari indwara yamuteye. Twese nta utarwara nta nutaraswa, ura n'umwambi we buriya wamufashe nyine n'ihangane. Hanyuma ikintu nashaka kugira ngo udufashe kumva ubuzima Mutabazi arimo kunyuramo uyu munsi buri ciki ku murimo, ndavuga umurimo w'Imana. Ku murimo w'Imana burya yo ufite titire cyangwa se izina ukaryangiza witwaje cyangwa se hari byakubayeho, biba byiza yuko ugerageza ukikiranira n'abantu, ni nako Bibiliya ivuga. Ngiye ku giti cyanjye nigeze mbona ka video rimwe numva ari umuntu twatiri kumwe akanyeretse ameze nk'uwishimye cyane biranambabaza, avuga ngo Apotre Mutabazi ngo yambuye inzu, cyeka nimba atari byo uri kumbazaho ni byinshi, ngo yambuye inzu. Mbona umugabo ari kuvuga ati ngewe niyanyegera akarika gutabaza leta, no kuvuga ngo yatanze ngo nimba ari miliyoni ayihumwavoka nimba ntibeshye akampamo byibuze make ya ku 600 yarandimo, sinzi nimba hari nandarengaho. Nje nta kibazo nari kugira, twese turi abantu turi mu isi, nta muntu utababara, nta muntu udahura n'ibibazo. Ariko bibaye ari byo Apotre Mutabazi akaba yaratanze iyo miliyoni, yarangiza akanga kwishyura iyo nzu, yaba ari nko kwishongora kuri nyiri inzu, na leta ibyo ntiyabimushyigikiramo ko dufite leta nziza itari igisambo, leta idufasha guhana abajura. Ejo yakoze ikiganiro n'abanyamakuru anikuraho iyo titire ya Apotre. Umuntu utangiye gucogorera imbere se yabanze bakikuraho ijambo ikimana yamusizeho, ubwo siyo yamuhamagaye ati reka niba Apotre hari indi mwambaro numvishe yambitse ngo nge ndi igisambo. We atangira aganira n'abanyamakuru yavuze ati ninge gisambo cya mbere gitumije ikiganiro n'itangazamakuru. Ariko muzi kureba neza hari imibare najyaga numva ngo ni 6 sinzi nimba narebye neza, nabonye mu mutwe we handitseho hari pa na ka, nimba ari pike nimba ari kisimbizi. Iriya pike isobanuye kimwe mwize cyane, ntabwo ari ukwiga cyane. Iriya pike ivuga ku donc nabantu P ni Paul, K Paulo se Paulo muri Bibiliya. Oya ni Paul Kagame president wa Rwanda. Ntabwo nyakubahwa president wa Kagame ntago ari umwana wo kujya muri biriya nta nubwo nizera ko ibyo bintu ashobora kuba atabizi, abaye abizi
hari ibintu ushobora kwandika ukandika nk'umuyobozi w'igihugu ukavuga ngo yahaye abantu amata agira inka afasha abantu mu myumvire kugira ngo dutunge mituweli afasha abantu kudukura ahantu habi atujyana mu midugudu turicara ubu tubayeho neza. Paul Kagame mu musatsi ntabwo mbyiyumvisha agiye muraza kumusobanurira. Umuntu iyo afana cyangwa se akunda ujya ubona ba Rwarutabura bazi bafana Rayon Sport, ujya ubona ba Rujugiro bafana Peri bisiga amarangi. Ashobora kumukunda none aramukunda cyane. Nawe anabisobanura nabibashijweho yavuze ko amukunda, ariko nanone byateye polemique abantu babisesengura bitandukanye. Umusatsi uzakura wogosha, hari igihe kizagira ukawumaraho, nese n'ubusiba uzaba umusibye se? Ntabwo ndi buze kuvuga kuri Apotre Mutabazi, iryo n'izina niryo nzi ryo yiserindi ryo kuvuga ngo ni igisambo. Ntabwo mbizi sinabimwita kuko simbana nawe, ariko hari ijambo rimwe ngiye gukoresha. Ba pasteri bavuga butumwa bahanuzi ba profete nkanjye, mureke duhaguruke dusengere Apotre Mutabazi kuko ageze mu gihe kimwe Paulo yavuze. Ni igihe kibi kigoye, ni igihe cyo kujera nimba navuga ijambo rye cyangwa amagambo ye byamunaniye, ahubwo mu musengero wasanga agiye no gutabaruka Imana ikamwakira. Sinzi wenda ubwo nawe uri umuvuga butumwa wanabyerekwa sinabihamya, ariko ikintu nashaka kugira ngo tugarukeho cyane mu kuri ubu buzima turimo ni amasomo menshi duhura nayo. Ubuzima turimo ni ishuri duhora twiga mu buzima bwa buri munsi. Ku ruhande rumwe abantu bashyigikiye Mutabazi ntibabura kuko afite abantu bamukunda, kabone nubwo yaba ari mu gihe cy'amage, nubwo yaba ari mu mafuti angana ati abantu baramushyigikiye barahari. Ariko nkawe umukozi w'Imana ubaye mu nzu, sinzi ushobora no kubona kodesha cyangwa se unaba mu yawe, ariko warabaye no mu buzima bwo gukodesha cyangwa se ufite n'inshuti zikodesha. Hari igihe byanga ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ariko nyenda kodesha byanze mbwira nyirinzu ati reka mbe ngiye. Nubwo utanamubwira ngo reka mbe ngiye, ushobora kumubwira nyihanganire. Ariko none Mutabazi ahatandukanye n'abandi, yafashe inzu arayifunga, aragenda. Inzu ntiyamenyesha nyirayo ngo sinkikoresha. Yego. Inzu imara amezi agera mu 9 ndakeka. Amezi 9 itishyurwa. 630. 630. Noneho umusaza yafashe icyemezo cyo kujya mu itangazamakuru, abonye ko ibintu byagize bite byanze. Wagiye mu itangazamakuru ninde? Nyirinzu. Ariko nyirinzu nawe rero buriya yarihuse. Yaba amakuru se ufite, wa makuru ufite. Nyirinzu yaba yarahamagaye Mutabazi. Yaramuhamagaye. Baravuga nimba nkubone. Mutabazi yaramubrotse kuri telefone. Baramubwira bati jya mu bunzi. Icyo ni case civile jya mu bunzi basagufasha cyo muri kibazo. Mutabazi yabura adresse ze. Urabizi niba utanze convocation nyira yagomba kuyisinyaho ko yayakiriye. Igihe rero umubuze, umusaza bati rero niba Mutabazi atanyitaba akaba atarapfuye najya kuri YouTube nkamubona kandi avuga akora nuko ariho aho akorera. Rero nanjye reka mpage, nuko umusaza yinjiye mu itangazamakuru ari ugutaka. Nigeze naguciye mu ijambo, nigeze numva ijambo Mutabazi yigeze akoresha, nabwo urumva icyo gihe nakurikiranye conference yegeranye n'abanyamakuru yambaye isengeri n'ipantaro y'itiriningi. Apotre yakujya ugashyira Apotre wambaye isengeri n'ikabutura, abasanga ari muri sport ariko ibyo twabimurenganyiriza. Amakuru bahamagara muri none bari ni muri sale y'inama, ntabwo ari muri gym. Umubyeyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari marasura ibikorwa remezo rimwe na rimwe hari igihe akora sport akagenda n'amaguru. Ku buryo yakwambara isengeri? Ntiyambaye isengeri ko we yambaye umupira yambaye nyina abayambaye. Ari igisobanuro cy'umubyeyi igihurimo kigena uko wambara. Niba agiye muri sport arambara ati reka gufasha ko kantu igihurimo gisobanura uriwe. Sibyo twikomereza. Noneho rero sasa ko kantu yavuze, nimba nibuka neza ntamubeshyeye n'Imana imbabarira inyibutse, Apotre Mutabazi yavuze ijambo rikomera avuga ngo nimba umuntu yarize afite doctora cyangwa se masters runaka, ngo yabibwiye nimba ari umugore we, aravuga ngo kuba warize ngo ukaba wicaye nge Apotre, aravuga ngo nge Apotre Mutabazi. Ntabwo yavuze mu ijwi ry'undi, nge Apotre Mutabazi. Kaba nyene nkavuga amagambo menshi ko kuri za social media nkinjiza, urumva bigufasha iki? Wabiritse ibyo ngiye byayo mashuri ni nkaho yagapfobereje uburere mbonera gihugu. Ariko nanone y'ubupfobeje nyine nyuma nabwo buragupfobya ukagutamaza, kuko nta mfura ifata ideni ntiryishyure, nta muntu warezwe. Noneho ibyo ni bimwe
mu byo yagirizwa. Mutabazi musanzwe muzi ko agira impano yo kwandika ibitabo, bajya yandika ibitabo nubwo nta gitabo cye ndabona, ndajya kugishaka munangira aho kiri kugira some ndebe no kuri afite kuri Mariya kugira atazagira umuntu umuteruye ngewe. Ariko ndafata iminsi yo kumusengera Mutabazi, shobora kuba satani namuvangiye, simvuga ngo yaravangiwe ariko no kuvangirwa yavangirwa, ariko afite komeza umbwira. Hari ibintu ntumva rero, buriya hari principe ngenderaho. Ntabwo njya nkoresha isengesho ahantu nagakoresheje ubwenge. Bo aho uvuze ndahakunda. Numva hari ibyaha bijyanwa muri polisi bakabihata inkoni. Yes. Hari n'ibyaha bajyana ndetse bakabicumbikira muri gereza. Hari n'abazimu umuntu atunga, abo ngabo bakabashyira abanyamasengesho. Abazimu ndimo ndabona nabo abanyamasengesho. Sasa rero nanjye reka nkugire iyo nama, ntuzigere ukoresha ubwenge ahagakoze isengesho, kandi ntuzibeshye ukoresha isengesho ahagakoze ubwenge. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko burya nge nanamutabariza abantu tukamufasha tukamushyigikira tukishyurira ideni. Nta mwana w'Imana yasabye Perezida wa Repubulika kumwishyurira. Yego, Perezida wa Repubulika se yamufashe kurya amadeni. Wa Perezida kumva aho kugira ngo abantu barwanye leta babona aho buririra. Wa munyamakuru ntabwo nziranye nawe cyane. Ijambo Perezida sinzi nimba utumva icyo ari cyo. Ni ijambo rikwiriye kubaho nkuko tuvuga Yesu mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu. Perezida ntabwo yajya muri ayo mafuti. Nimba nananyumva nyumve, ngewe namubonye nyakubahwa Perezida, nabonye ibikorwa bye mu mwaka w'1994 yatabaraga abanyarwanda. Ngewe nari narakoze n'indirimbo nuko nanze kwishyira hanze ivuga ngo mu gihe gikomeye abisiraheli bagize Imana yaboherereje Mose, natwe ko twoherereje Mose mu Rwanda. Aradutabara cyane. Ntago Perezida rero yahangana n'ibibazo biriho abajura amabandi n'ibindi narangiza ngo ujye guhangana n'amadeni ya Mutabazi ajya kuyafata se namuhamagaye. Nanjye maze kubona ikiganiro n'abanyamakuru avuga ko Perezida niba koko amugiriyeho umugisha, ni naryo jambo yakoresheje. Niba nkugiriyeho umugisha wamfasha ukanyishyurira aya madeni, noneho abantu banyuriraga cyangwa se ibindi natekerezaga gukora ariko ngasubizwa inyuma n'ubwo buhemu nasizwe, nkabona uko mbikora neza. No nahise nibaza umubyeyi wacu afite abana nimba nibeshye sinzi ari bangahe, ariko nta mu mazina numvishe y'abana be nta Mutabazi uri nawe barabana. Ikintu rero cyahise kinza mu mutwe, navuze ni buriya Perezida wa Repubulika arakunzwe, ariko ibyo ntabwo ari Mutabazi umukunze wenyine, nanjye ndamukunze, nawe uramukunze. N'umuntu udafata uyu mwanya wenda ngo yicara ahantu abantu bamureba avuge, nawe aramukunze. Ariko se nzajye kuri butike nanirwe kwishyura, nze nture Perezida wa Repubulika ikibazo ntinyishyurira? Nzajye muri banki mfate credit nanire kuyishyura, nze nture ikibazo Perezida wa Repubulika ntinyishyurira? Urwo rukundo nta nubwo rwari rwa rukundo naturel basanzwe baziranye se. Nabanduguze nyine ndakubaza basanzwe baziranye. Ntabwo mbizi. Barasurana se? Sindabona ifoto bari kumwe. Nawe ashobora kumubona kuri televiziyo nk'abandi bose. Ibyo simbizi, sinshaka no kubijyamo. Sinakubwiye ngo apotre akeneye isengesho. Rega Satani hari ukunda ajya tuvanyira bitubimenye. Yarinjiriwe ntabwo abiza, ahubwo naze tumurambure. Apotre Mutabazi aho uri hose birashoboka ko nta udatsindwa nta utananirwa, wemerewe gusanga mugenzi wawe ukurusha ububasha cyangwa muri mu rugero rumwe akakubohora. Iyo karande y'amadeni ndayigukuraho mu izina rya Yesu. Ntabwo ari karande y'amadeni, ni karande kuko ni umwuka mubi w'ubwambuzi. Ni karande nta utarigira. Ariko reka nkubwire, niba dusezeranye nkubwa nti telefone yanjye ifite ikibazo, yifata uyirepare. Niba ukora telefone, yego, ugafata telefone ukananyishyuza nkakwishyura, ukwezi kugashira 2, 3, 4. Uzi impamvu nyita karande? Hari ndi makuru nigeze numva ngo bafashe imodoka ye, nimba barayikuyemo amapine bakayagurisha simbizi, nimba ngo barayigize gute ntago mbizi. Niyo mpamvu uze ngo ni karande. Reka tuvuge kuri iyi karande. Urumva rero nakubwiraga nti telefone uyimaranye ukwezi 2 narakwishyuye ntushaka kwirepara. Icyo gihe ntago buri umwambuza, ahubwo buri igisambo. Oya, nakubwiye ngashaka abo bangana ongere mbisubiremo, cyangwa bamurusha iyo titire bamusengere, natwe turamufasha gusenga. Ariko ukurikije Mutabazi uko mubona iyo nama yayemera abantu, kereka Mutabazi abaye afite abamutumye kugira ngo avuge amagambo ameze kuriya, ariko abaye ntabahari n'Imana ariye baye Imana baye ariyo yamutumye.
ndagira ngo nkubwize ukuri nawe ubwayo yakwihakana ikaguha satani isobanyu nk'uko wabivuze rero ahubwo ishobora kuba yamurekuye agiye reka nkumenere ibanga rero buriya ari ukuntu abantu tujya twibeshya tukamanika amaboko tukavuga yuko tunaniwe bitewe n'ingendo twagenze ni nako abana babigenza bavuga ati mama ndananiwe nterura rero burya yo byagiye Theo yigeze aririmba indirimbo ngo kandi iyo umuteto ushize uwahekwaga arigenza hari ukuntu umuteto ujya ukubana mwinshi umuntu akanywa amata agashyiramo n'ubuki akavanga n'utundi tuntu twiza ariko akibagirwa yuko inyuma yaho hari urusenda basogokuruza baratubanjirije mu by'ijambo ry'Imana barafunzwe abandi babicisha amabuye abandi babata mu nzobo z'intare si by'Uwiteka wahabaye akabarengera Mutabazi pfukama tugusengera Imana satani yagusabye ariko tuvugana yikuye izina rya Apotre ngo ni umunyapolitike uvuga rumwe wow okay nimba ari umunyapolitike ahubwo azidekarare bamutore ariko nanone umunyapolitike wambura nimba hari ibintu buriya navuga kandi binakomeye nimba Mutabazi ari umunyapolitike nge sindi umunyamategeko buriya ntiwanagakwiye no kubimbaza ahubwo namufataga nk'umwapotre nk'umuntu dufatikanyije urugendo rumwe rwo kujya mu ijuru nkamusengera satani akamurikura kuko ndumvaga satani yamusabye ariko nimba ari umunyapolitike abanyapolitike barahari benshi ariko badakwiye kwera imbuto nk'izo arimo yera ndetse nibo bazera ntese Kayizari ntabwo namere nkaza kayurira igiti ni mugufi mu mutima ni yurira igiti ahure na Yesu amugirira ibambabazi nuko urwanzi ndaruciye ni yurira igiti ace bugufi mu mutima kuko abagose Yesu ni banini ni barebare bafite amafaranga Apotre Mutabazi ntayafite ni yirukanke ahugiriye rekwa ryo gufata ajyo kubariranya ahantu Yesu ari bunyure yurira igiti bitari ibyo kandi namara kurira igiti agakora kuri Yesu akamubwira ngo uyu munsi ndarari wawe yihutire kwishyura ibyo yambuye niko ijambo rivuga amakuru nanone ariho agera hanze bungubu nuko inzu yabagamo bamaze kwica bamaze guca urugi ubuyobozi buraza jewe inzu yabagamo niyo hagana he Ikinyinya none se Kicukiro mu Kagarama konzi yuko yahabaga gerega twaranahuraga ari muri sport agira amago menshi ahubwo nanabyibagijeho afite umugore abakozi afite umugore umuntu ufite ingo nyinshi ko numva yabaye undi muntu afite umugore sinakubwiye ngo isengesho riraza kumukora ingo nyinshi ngena nabyibajijeho ndavuga ni se nanjye uvuze mu Kagarama ka Kicukiro ndamuzi uramuzi ibyumba ndamuzi iwe ibyumbura hasi Mutabazi abakinyinya noneho Apotre Mutabazi wow noneho ikintu cyanantangaje buriya hari ukuntu tugaragara inyuma ariko mu mifuka mu ngo Apotre afite amafaranga ntayafite arayafite pe ntayafite reka nkubwire uburyo yafite avuze yuko ari umunyapolitike kandi umunyapolitike ntabwo ari umukene umuntu ajya gushoza urugamba azarwana kandi akarutsinda nimba yiyambuye izina rya Apotre nta mwami wivuga imbere y'abayobora nimba yivuze uwite umugirire neza umubabarire kuko igihe cyo gutaha isaha yabariye ntago mbihamya abantu bose banavuye siko bagiye gutaha abantu bose banavuye siko bagiye gutaha ahubwo atashye kandi uciye no muri iyo nzira ndumva utagerayo amahoro ariko polisi y'u Rwanda ndayikunda iravuga ngo bon voyage gerayo amahoro uciye rero muri iyo nzira y'utuntu n'utundi ejo umubiri yarakureze ngo wandi 500 byo kwandika igitabo ntiwabimpa ejo nyirinzara ati wanyambuye 500 hari n'abantu bavuze ko yabambuye amafaranga y'ibitabo cyane kandi nawe ntabihaka ariko yavuze ijambo rikomeye ngo ndi igisambo nyakubahwa Apotre Mutabazi ngewe amavuta yawe ndayemera cyane ko ndi umuhanuzi usanzwe ntabwo mfite amazina amatitire nk'ayo ngayo ayo nayo duhabwa n'amashuri tukayahabwa n'abise ariko mu ijuru nta titire izaha mu ijuru nta titire ibamo niyo mpamvu akenshi babandi dufata nk'izuzugurwa hari igihe bazaturusha ijambo nitugerayo nshatse kuvuga cyangwa nawe uri muri babandi bemera ko tuzaba tureshye mu ijuru se gusa ijambo mpamya nizera kandi ndashidikanya yuko ribaho ni ijambo rivuga ngo abazi Imana yaho bazakomera Mutabazi arakomeye reka twizere ko ariko bimeze ariko abantu badukurikira mu biganiro byacu dukora buri munsi ibintu byose tuvuga ntabwo tuba tugamije kwibasira umuntu ari we wese cyangwa se ngewe ndasozana na musengeri cyangwa kumutesha kuko ndamukunda ahubwo ni ukwiga no kwigishanya no kwigira ku bantu niba umusengera bikore ntabwo ndi bikubuze
hanyuma namwe mudukurikira mwese Imana ibaho mu banyarwandakazi abari mu mahanga ndetse n'abari hano mu gihugu hagati n'abari muri Afrika ukomeza mu imbibi za Aziya n'ahandi no muri Amerika n'ahandi gutyo ibihugu bitandukanye nyaboneka murumva yuko Imana ntabwo ijya yemera guhomba munyemerere dusengere Mutabazi Apotre Mutabazi nta mugabo utaraswa kandi nta rugamba rutagira inkomere nge ngize agahinda musengere utigirije ntabwo byakunda ariko se waretse ngasengera Mutabazi biragoye isengesho ako kubaza ijambo rimwe nimba nsengera ibirema bigahaguruka ibirema birahaguruka nyumva umuntu yariye ntabwo yazinyira Mutabazi ngo uyu mukoshi w'amadeni n'ubwambuzi biragusaba ayibisi itatu ku munsi wa kane uzabamagare abadive n'abana beza babatiza inshurizi iya mbere warananiranye iya kabiri ni amahirwe yandi Imana ivuga Mana data Imana ikomeye Imana igira neza Imana idahinduka Apotre Mutabazi muzanye mu biganza byawe ndabona satani yamusabye kandi yafashe umwanzuro mubi udakuka kandi nawe arangije aramukoresha yamwinjiramo aravuga ngo ashatse abavoka ariko nta mwavoka imbere yawe niwe ukwiye kumuburanira izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro unyemerere Uwiteka Imana ikomeye nimba ngutonyeho nkakugiriraho umugisha uhindurira amateka Mutabazi kandi umutabare kuko ndabizi neza yuko watabaye abarenze Mutabazi ibyo bamushinja byose birashoboka ko byaba ari byo ariko ngewe ntago mbihamya kuko sinari mpari ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze kubana nawe urakoze urakarama ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe byose mbyambaje n'izi zina ryawe ryera amen 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 bless you